Mwiriwe neza bakunzi bacu mukomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri ubuzima mu nkuru. Tubahaye ikaze nanone mu nkuru yacu y'uyu munsi. Ni inkuru mpamo yabaye ku mugore wo muri kimwe mu bihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba. Muri Afrika iyo umugore apfushije umugabo we ntago apfushije gusa urukundo rw'ubuzima bwe, ahubwo hari n'igihe apfusha icyubahiro cye. Mu bice bimwe na bimwe bya Afrika abagore bapfakaye baracyakorerwa imigenzo n'imihango iteye ubwoba kandi yo kubatesha agaciro. Ariko ibyo uyu mugore w'imyaka 30 yanyuzemo birenze urugero, birenze ukwemera. Ni inkuru ishobora gutuma benshi barira abandi bagasesa urumeza. Muti byagenze gute? Karara yari umukobwa mwiza utuje, utarigeze agirana ikibazo n'umuntu n'umwe mu buto bwe. We n'umugabo we Benoit babanaga mu gace ka Oyake mu nkengero z'umujyi wa Barimayo mu gihugu cya Cameroon, ahantu hatuje kandi hameze neza. Bari bafitanye abana babiri, umukobwa w'imyaka 8 n'umuhungu muto w'imyaka 5. Inzu yabo nubwo itari nini yari iri mu rukundo n'amahoro. Aba bamenyanye bakiri ku ntebe y'ishuri aho bigaga ku kigo kimwe mu mashuri yisumbuye. Icyo gihe Karara yajyaga atwara isakoshi ku rutugu rumwe agenda akina mu muhanda, naho Benoit akamukurikira akamutwaza ibitabo nyuma y'amasomo. Karara yakomokaga mu muryango wicisha bugufi, ntibari bakize cyane ariko kandi ntibari bakinnye. Se yari umukozi wa leta. Benoit we yakomokaga mu muryango ukennye cyane, ababyeyi be bari abahinzi boroheje, ariko urukundo ntirureba icyiciro cy'imibereho. Kuva bakiri bato Karara na Benoit ntibatandukanaga, basangiye inzara, imirimo ivunanye n'intangiriro z'ubuzima zigoye, kugeza ubwo bashoboye kwiyubakira ubuzima ku musingi w'ubutwari. Mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye Karara yapfushije ababyeyi be bombi mu gihe gito cyane cyegeranye. Se wari umugabo w'umunyakuri kandi ukunda umurimo yishwe n'indwara yaje itunguranye, naho nyina wari washenguwe n'agahinda ko kubura umugabo we nawe amukurikira bidatinze. Icyo cyari igihe cy'umwijima ukabije mu buzima bwa Karara, akaba yari afite imyaka 17 gusa. Asigara wenyine ari imfubyi, ntawe kwiyambaza, nta cyerekezo. Ibyumweru byinshi yabimaze mu nzu y'ababyeyi be irimo busa, atarya, atavuga, atanashobora no kurira kubera agahinda. Ariko muri uwo mwijima w'icuraburindi hari urumuri rumwe rutazimye. Benoit yajyaga amugana buri munsi n'amaguru, rimwe na rimwe nta n'ifaranga na rimwe afite ryo kwishyura imodoka. Yamuzaniraga umugati, amazi, ariko cyane cyane akamuzanira umwanya we. Ntiyavugaga byinshi, yicaraga iruhande rwe mwituze akamutega amatwi kugeza igihe Karara yabonaga imbaraga zo kuvuga. Buhoro buhoro urwo rukundo rw'ukuri rutarimo amananiza rwamugaruye mu buzima. Nubwo bari bakiri bato bari baramenye ikintu abakuze rimwe na rimwe bibagirwa: iyo imitima ibiri yifatanyije ishobora gutsinda ibihe byose bikomeye. Iminsi yari icumye, Karara na Benoit bakurira hamwe. Karara yarakuze aba umukobwa mwiza, utekereza neza kandi ukunda umurimo. Benoit nawe yakomeje kuba umugabo utuje, ufite umutima mwiza ndetse wita ku nshingano ze. Nyuma y'urupfu rw'ababyeyi be Karara yarazwe amazu make akodeshwa se yari yarasize. Ntabwo ari umutungo munini ariko byari bihagije ngo babone imibereho myiza. Benoit we nubwo yari yarize ntiyashoboye kubona akazi gahoraho, yigishaga mu mashuri yisumbuye by'agateganyo, ahembwa amafaranga make cyane. Bamwe mu bo mu muryango wa Karara ntibaburaga kubimwibutsa bati: Karara, uyu mugabo ntakubereye, arakennye cyane. Ariko Karara ntiyabitagaho, yarazi neza umutima w'uwo mugabo, ubumuntu, ubudahemuka n'ubunyangamugayo bidasanzwe bye. Nubwo abantu bamusekaga, yahise mu rukundo. Barashyingiranywe mu birori byoroheje ariko byuzuye ibyishimo, bafatanya kubaka urugo rwabo. Baje kubyarana abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Nubwo batari abakire, inzu yabo yari yuzuye ibyishimo, kwihanganirana n'urukundo. Karara yakundaga kuvuga ati: ntidufite byose ariko dufite iby'ingenzi, amahoro n'urukundo. Ariko ibyo byishimo byabo ntibyashimishaga bose. Mu bwihisho umuryango wa Benoit ntiwakundaga uwo mubano wabo. Bashiki be by'umwihariko barabagome kandi bafite ishyari rikomeye. Bavugaga ko Karara yirata ndetse ko asuzugura abandi kubera umutungo yasigiwe n'ababyeyi. Mama wa Benoit we yari umugore w'igitugu kandi wuzuye inzika. Ntiyigeze ahisha urwango rwe kuri Karara, buri gihe yahoranaga impamvu yo kusebya Karara. Karara yakiraga byose acecetse, akomeza kwitwara neza, yubaha bose. Kuri we amahoro y'urugo rwe irutaga impaka zose zabaga. Benoit we yakomezaga kugerageza guhosha amakimbirane
ariko akabura uko atuma umuryango we wumva ko urukundo rwe na Clara rukwiye kubaho. Nubwo yahuraga n'itotezwa, Clara yakomeje kwita ku muryango wa Benoit. Igihe nyina yarwaye niwe wamujyanaga kwa muganga akanamwishyurira, ariko nubwo yabitagaho bamuvugaga nabi bavuga ko ashaka kugura urukundo rwabo n'amafaranga ye. Clara yakomeje kwihangana yibwira ko igihe cyose Benoit mukunda nta kintu na kimwe cyamusenya, ariko ntiyarazi ko ibi bikomeye byari biri imbere. Umunsi umwe ari ku cyumweru, Clara na Benoit bari bicaye ku baraza rw'inzu yabo bareba abana babo bakinira mu mbuga. Haje umugore ari kumwe n'abana be 3 n'imisigo yabo. Uwo mugore yari Emily, mushiki wa Benoit mukuru, uzwiho amagambo akomeretsa n'ubwibone. Yaje yinjira atanasuhuje maze ahita avuga ati tuje gutura hano. Ayo magambo yahinduye byose. Guhera uwo munsi ubuzima bw'urugo rwa Benoit na Clara bwabaye kuzimu. Emily yatangiye gutegeka, gutuka no gutesha agaciro Clara. Yaramusebyaga, akamutesha ishema, akanagerageza kwangiza umubano we n'umugabo we. Muri izo ntambara zo guhangana na muramukazi we, umugabo we Benoit yatangiye kurwara, atangira gutakaza ibiro byinshi, agacika intege, agahora korora. Nyuma y'igihe kirekire cy'ibizamini bitandukanye, abaganga bemeje ko afite indwara y'umwijima. Clara yabuze icyo akora, ndetse biramuyobera kuko yari azi neza ko umugabo we atanywaga inzoga ndetse ngabe yanywa itabi, aribyo byari kuba nibura byamutera iyo ndwara. Indwara yarushijeho gukaza umurego kugeza ubwo Benoit yitabye Imana. Clara yahise amenya ko atazahangana gusa n'urupfu rw'umugabo we, ahubwo ko agiye guhangana n'ubugome bw'abazima. Ku munsi wo gushyingura umugabo we, umukazi we Emily yamushinje ko ari we wishe umugabo we, atangira kumusebya no kumwandagaza hakoreshejwe amagambo akomeretsa. Si ibyo gusa, ahubwo hashyizweho umugenzo mubi wo kumutesha agaciro, maze basaba Clara kunywa amazi yakoreshejwe mu koza umurambo wa Benoit ngo yerekane ko ari umwere, ariko Clara yarabyanze. Bakomeje kumuhatiriza, bamutuka, bamutonganya ndetse bamusaba kunywa ayo mazi, ariko bakomeza kwinangira. Mu gihe bakomeje kumuhatira kunywa ayo mazi, haje umuyobozi mukuru w'intara ari kumwe n'abashinzwe umutekano. Agitunguka yise avuga mu ijwi rirenga ati murekeraho ayo mahano. Afata ayo mazi ayasuka hasi, ahagarika ashize amanga uwo mugenzo w'ubugome. Yavuze ko uwo mugenzo utesha agaciro abagore ugomba gucika burundu. Icyo gikorwa cyahinduye byinshi. Inkuru ya Clara yakwirakwiye mu gihugu hose. Ibitangazamakuru byo mu gihugu cyose bitangaza iyo nkuru. Abagore batangira gutinyuka kuvuga ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Hahise kandi hashyirwaho itegeko rirengera abagore bapfakaye. Ku rundi ruhande ariko ubuyobozi bwakoze iperereza ku rupfu rwa Benoit, basanga ari mushiki we Emily wamuroze. Emily yakatiwe n'inkiko akarirwa urumukwiye. Naho Clara we yahise bikimenyetso cy'urugamba rwo kurengera icyubahiro cy'umugore. Ibyamubayeho ntibyari bikwiye kongera kuba ku wundi mugore wari we wese. Naho ubuyobozi bwase butegeka ko imigenzo igomba kurengera umuntu aho kumutesha agaciro. Nahanshoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Reka mbashimire ko mwabanye natwe kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo. Niba iyi nkuru hari isomo ikwigishije, bitwereke muri comment, kandi niba yanagushimishije ukande kuri like. Tunabwire kandi abatarakora subscribe ko bayikora kugira ngo ntibagacikwe n'inkuru nk'izi ngizi. Mukomeze kugira ibihe byiza.